turi muri kiriya gihugu, duhari uko turahangana no duhari nk'abayobozi, mwumve tashe dufite, tashe dufite, uruhare dufite mu kugira ngo dushobore kubaka kiriya gihugu cyashwanyutse kikagira aho cyageze mu gihe cya jenoside. Munibaze yuko abanyarwanda bari hariya mu Rwanda tutafata option yuko bose bava muri kiriya gihugu bakajya gushaka nationality ahandi. Ntabwo bishoboka. Kiriya gihugu ni u Rwanda, ni igihugu cy'abanyarwanda. Ntabwo twakwiburira icyizere ngo twicare hariya tuvuga ngo ariko abana tubyaye mwese twirirwe dushakisha aho dushyira abana, tubohereza muri ibi bihugu byo hanze kugira ngo wumve yuko ufite umutekano kuko abana bawe badahari. Ngire ngo tubifashe gutyo amaherezo igihugu cyazasigaramo ubusa. Kandi mwibuke ko hari abategetsi bigeze kujya bavuga bene ibyo ngibyo muri za gahunda zabo z'amacakubiri mu by'amareshion. Hari umutegetsi wigeze kuvuga ati ariko biriya bya Gitarama biriya dukwiye kuhatwika tukahatera ishyamba. Dukwiye kuhatera ishyamba kuko icyo gihe amacakubiri yaragezaho kuvuga ngo ariko bari abanyenduga bose, bari bose nta muhutu uri original ukirimo, bari bose babaye abatutsi barivanze. Byaba byiza tuhatwitse hanyuma tukahatera ishyamba. So nimwibaza igihugu kingana kuriya, umutegetsi muri gahunda ye yumva ko ari n'igice bakwiye gutwika bakagiteramo ishyamba. Twere icyo duharanira ni ukuvuga ngo kiriya gihugu kigomba kubaho. Tuzi ko ari igihugu gito ariko tuzi ko kingana kose kigomba kubaho kigaba ku ikarite y'isi nk'igihugu cyitwa u Rwanda. Ntabwo tuzagira igihugu kiri mu busa rero. Mu byumve neza ko ibyo duharanira uyu munsi kubanisha abanyarwanda ni ikintu gikomeye cyane. Kandi nkuko bagenzi banjye babibabwiye, ibikomere twese turabifite, buri wese ku rugero rwe. Tubonye umwanya uhagije ariko turizera ko ibyo dusogongejeho buri wese azagenda yisuzume, buri wese abone ibye, ubona yawe mateka uyasubiremo, urebe ibikomere uko bingana, ibikomere watewe nari amateka ya kiriya gihugu. Nkaba ngira ngo rero mbabwire yuko iyi gahunda nkuko babivuze twayitangiye mu gihugu, tubiganiraho nk'abanyarwanda bari muri kiriya gihugu. Realite za kiriya gihugu turazizi kuko tukirimo, nibi byose tugeraho tukabigeraho ku iyo process twebwe tuba twaratangiranye nayo tugakomezanya nayo. Twumva byinshi bituruka hanze bivugwa n'abanyarwanda kuri za media social, turasoma turabikurikira. Turagira ngo tubasabe ubutegetsi bw'iki gihugu bwigeze kuba bufungira abantu hariya muri kiriya gihugu, ntihagire umunyarwanda utarabuka, ntihagire urenga umupaka. Waba utuye Gitarama kugira ngo uzi Kigali ukagomba gusaba ugomba gusaba laissez-passer. Abari hano bakuru murabizi, urava Gitarama ujya Kigali muri kapitali, muri kariya gahugu kangana kuriya, bakakwegizija gusaba laissez-passer. Laissez-passer igatangwa na prefet. Preferero akayitanga kuko yakubonye physically. Ugomba kwipresenta yo urasaba laissez-passer. Je nabaye umwarimu kazi muri cya gihugu imyaka myinshi cyane. Kuko nibyo twigaga hariya muri mu bwarimu kazi D5. Ndagira mbabwire sindi bujye mu buhamya bwanjye ariko genda narangije mu Rwanda hariya mu by'Imana mfite imyaka 17 ndataha njya kwigisha. Amateka ni maremare nanjye naje kuruvamo finaruma ndagenda ndaniga ariko ndongera ndagaruka na jenoside irongera insanga muri kiriya gihugu. Banyicira n'abana, banyicira umugabo, banyicira nkuko nabandi bose mwese mwagize ibyo bibazo. Ariko gende narahunze 73 narahunze ndangije ndongera kiriya gihugu nkigarukamo. Bivuze ngo ibyagiye bifrustra abantu ni byinshi. Laissez-passer, permis de résidence. Ndi umwarimu iwacu ugiye nkomoka ku Ndiza, ariko kuko twakoraga mu by'Imana ubwo ni mu yindi commune, nukuvuga ngo kugira ngo nigisheyo buri mwaka gusaba permis de résidence. Ni mu byumba ariko kandi renouvelable buri mwaka. Gufungirana abantu mu gihugu niba ndo kundiza ngume hariya no kugera no muri Nyamabuye nka prefecture muri Gitarama nabyo bikaba ikibazo.
ubwo byari bifitiye iki abanyarwanda, cyari byari bidufitiye izihe nyungu? Uyu munsi ubuyobozi buri muri cya gihugu buremera ko umunyarwanda ashobora kugira ubwene gihugu burenze bumwe. So d'office uri umunyarwanda, nationalité y'umunyarwanda ni uburenganzira bwawe. N'ibindi byinshi twahinduye mu rwego rw'amategeko. Umugore w'umunyarwandakazi ushingiranywe n'umunyamahanga, abana be d'office kuko umubyeyi wabo umwe ni umunyarwanda, abana be bafite uburenganzira kuri nationalité. Hanyuma nanone tukanakwemerera yuko ushobora kugira n'ubundi n'iyindi nationalité, kuko twemera ko umunyarwanda ashobora kujya hanze ufite uburenganzira bwo kubaho ushatse, n'igihe ushakiye kugaruka iwanyu ukagaruka. Turagira ngo mudufashe abiri kubavuga amakuru ntibahaheruka ntaki, wenda hari n'abatarahakanagije ikirenge, hari abavukiye hano imyaka igiye kuba 20. Amakuru atangwa kuri za media social, kuri social media, ibivugwa ibindi byinshi se iki gihugu ariko twumva ko ari twe dufite inshingano yo kucyubaka. Iyo umunyarwanda yicaye ariho n'asebye igihugu cye, harya hahandi uriho uba wihesha akaye gaciro, kuko babandi ubwira harimo kameme babona clair, hari ababyemera ariko hari n'ababona clair. None se ubungubu niba twemera ko umunyarwanda nationalité d'office, tukemera ko ushobora kugira n'iyindi kandi ukabaho ushaka, ushobora kujya hanze kuko ugiye guhaha, ushobora kujya hanze kuko turabyemera. Abanyarwanda icyo tugira ngo tubasabe ni ukuvuga ngo ni ukuri mwo kudutererana. Turashaka kubaka cya gihugu kandi uko muri ahangaha tuzi yuko abenshi muba mufite na bamwe muri za famille zanyu bari muri kiriya gihugu. None icyo tubifuriza ni iki? Kuri hano utarabateruye ye bose ngo bazane mwe mu bana ahangaha, n'uwabateruye akabazana kandi nushobora no kugira nostalgie akavuga atari ko wasubireyo nkajya kureba kuba mugaruka ko ntacyo bibatwaye, mwarenze ibyo ngibyo. Ushaka kuza agasaba uburenganzira akaza, kuko tuzi neza ko abari hano ntabwo ari kuvuga ngo nuko hari abafite ibyo biro purusha. Noneho abantu bakajya bavuga babyisha ukuri. Ngewe ndagira ngo ntabwo ndi buvuge byinshi, ariko nibyo ngibyo nagira ngo umbisabire, aho kugira ngo umuntu yicare hariya kera ubundi baravuga ngo ahujishe igisabo ntuhatera ibuye. Kiriya gihugu niba ubu ngubu uyu munsi naho washyira imbere ubuhutu bwawe, naho washyira imbere ubututsi bwawe, ariko fendefe uvuga ngo ndi umunyarwanda, none se bivuze iki? Ndi umunyarwanda uri gutera kiriya gihugu ibuye. Effort abantu bakora kugira ngo igihugu cyongere kibeho, abandi bakirirwa babisenya. Ariko usenyurwe bagira bati usenyurwe, abo muzabibwira muri usenya bazabatiza umuhoro. Icyo nzi cyo nuko abari muri kiriya gihugu uyu munsi twebwe turi committed, turabizi neza icyo dushaka kandi turizera yuko tuzabigeraho. Dusaba rero yuko namwe mu byumba kimwe mukadufasha, mukabona ko ibyo kubeshyana abanyarwanda barabeshyanye imyaka n'imyanuro. Reba amateka y'iki gihugu cyatangiriye, twararebye ubu ngubu dusanga gacaca judiciaire yarabaye, abanyarwanda babigiramo uruhare. Ibyo byakozwe abantu babirwanya hanze, mubirwanya benshi babirwanya, ariko se mwagira ngo bigende gute? Genocide yabaye ku manywa y'ihangu, abantu bakoraga ku manywa. Uriya wari president yabivuze ati bantu bindeba bandi muve mu nzira, abafite ubushake bwo gukora bagire bate bakore. Muzi icyo kintu iryo jambo rivuga mu Rwanda hariya gukora, kari akazi nyine, kandi bagakoraga ku manywa, bwagoroba bakaruhuka. Hanyuma se gusaba abanyarwanda se ko bavuga ibyo babonye, harimo ikihe kibazo? N'abanyarwanda kisore reconcilie avec abandi banyarwanda, abantu bakavugisha ukuri. Ntabwo dushobora gukomeza kubaka igihugu twubakira nta fondation, twubakira ku musenyi. Iki gihugu ni icyacu n'abazadukomokaho. Nibaza ko ibyo tubyumvise gutyo, buri wese nibura yarengera wa wundi ukirimo atashoboye gutwara ngo amutware no hanze, asige inzu y'iwabo yose nta kintu gisigaye hariya, nubwo tuzi ko hari n'imiryango yazimye. Icyo ni kimwe.
icya kabiri ndashaka kugira ngo nunganire n'abambanjije ku kibazo cy'abagore n'umubare mwinshi w'abagore. Ndi mu nteko, ndi president wa forum y'abagore, tugira manda kuyobora ririya huriro ry'abanyarwandakazi bari mu nteko, tugira manda kuko iryo huriro ririho manda y'imyaka 2 muri biro yayo. Muri iyi manda iragiye nari mu nteko ndi SG waryo mu guhera muri 2009 ntorerwa kuba ari nge ndiyobora, ndariyobora kugeza uyu munsi. Ejo mu kwezi kwa 12 tuzakora assemblée générale igomba gushyiraho abandi bashya, bivuze ngo ubwo umwaka utahaza bari abandi ndi membre yewe ntari mu nzego z'ubuyobozi. Ariko ikibazo cy'abagore nacyo mu cyumve hariya mu Rwanda, kuko bari abagore bari muri izi nzego ntimwumve ko ari guterura abagore ngo bagende babicaze muri ziriya nzego. Abagore murabizi kenshi hariya mu bihugu bya Afrika twamye twanga politike, tunayitinya, wumva yuko politike ari domaine ni domaine réservé ku bagabo. Nkeka ko ari nako nabo babyumvaga. Politike ni by'abagabo, abagore muri lo sociali hariya nyine muri ibyo ngibi. Ariko ndagira mbabwire ngo genocide imaze no kuba habaye ikibazo gikomeye cyo kuvuga ngo ariko abagore basigaye muri iki gihugu twirotruvye turi benshi, twiroturuva turi abapfakazi, bamwe babaye incike, ariko hari abandi basigaranye n'abana kandi bagomba kurwana kuri sirivi yabo n'abana kugira ngo ubuzima bukomere. Icyo cyo mugishyira hehe? Umugore wo mu Rwanda wari umenyereye ko umugabo akora byose, umugabo akabakora wenda umugore yirirwa muri twa turimo two mu rugo areba n'ibyo mu rugo n'amatungo, akiro turuva umugabo apfuye na wenda n'abana be bakuru bapfuye asigaye aho n'abana kandi bagomba kubaho. Mwibaza ko byagenze bite? Wenda passe ibihe bya mbere byo kwibaza ngo ese ubuzima burakomeza cyangwa se ntibukomeza, abagore bafashe ya mbere yo kuvuga ngo ariko tugomba gukora kugira ngo dukomeze tubiho. Mubimenye ko abagore b'abanyarwandakazi bakoze akazi gakomeye cyane. No fiske nibura no gufata errore zari zibayiramvirse, umugore akibona agomba gukora na bya bindi byose ibyo yarasanzwe akora n'ibyo umugabo yakoraga mu rugo, kandi abagore barabishoboye. Abagore barabishoboye buhoro, barubakana amasosiyasiyo yo guhozanya, yo kugira gute abantu barabanza muri ya stiperi yo kwibaza kugira umuntu azongera agaruke mu buzima nyuma y'urupfu. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko abagore b'abanyarwandakazi barabishoboye, barakenyera, bajya mu mirimo batari basanzwe bakora. Mwarabumvise amasosiyasiyo, barubakirana amazu, bakazamuka bakajya hejuru kuzagera noneho aho kugira ngo nose ubutegetsi ko noneho inzego zisanzwe zigiye kujyaho biragenda bite. Ndagira ngo mbabwire ngo abagore kenshi ngewe niko nibajije personnellement njya no kujya muri politique, kuko ntabwo narigize mbitekereza ko nshobora kubijyamo. Nari umwarimu kandi maze mu igihe, kandi numva ariyo domaine yanjye, kandi mvuga ngo ngewe umusanzu nzatanga muri iki gihugu nzawutanga mu bwarimu. Ariko byageze ndavuga ariko buriya y'abagore bo muri iki gihugu, nubwo tuzi ko hari abakoze genocide, ni bya bindi byo kubuza n'abantu kwiga, ukababuza uburenganzira bwabo, abantu bagahura bafunze bari ahantu hanyuma bashiduka bagashidukira mu byo Rwanda rwose rwemera. Cyane navuze ntariko buriya abagore bajya kuba bari muri ziriya nzego z'ubuyobozi, atari kuvuga ngo ni ministre w'umuryango, ni sociali, ni ministre we ministeri y'abagore ni so urumva. Ariko ndavuga ntari kuri abagore iyo nubundi bajya kutwasosiya abagore bakaba bari muri politike, koko buriya bari kwikirana n'abagabo bagakora umupango wa genocide, abagore bicaho bakabyemera. Bari kubyemera? Abagore bari kubyemera? Enfin, reka ntekereze ko jewe nge na mumbabarire nabanje kwisegura, kuko nababwiye nti turabizi ko n'abagore bakoze genocide. Abagore bakoze genocide twarababonye ku mabariyeri bafite impiri bambaye nk'intera hamwe. Ariko reka mbiganishe muri wa mugani wa Kinyarwanda uvuga ngo umugore bumwe umukobwa bumwe agatukisha bose.
so rero wenda byari gushoboka, ariko jye nabibonyemo ikintu gishobora kuba umuti. Ndavuga ntabagore byari byose nibo bagirwaho konsekanse z'intambara noneho na jenoside. Bazi ko sirukanka wenyine, umugore iteka atekereza n'abana. Ndavuga nti rwose bari kureba kure bagatekereza ingaruka, nubwo ababibigishaga bashaka kubabwira ati twebwe tuzabikora kandi birangire nta nicyo muzaba, nkuko abantu babikoraga uko bari barabimenyereye. Ariko ndavuga ntabagore buriya bagize uruhare muri biriya bintu bashobora kugira icyo bakosora, bashobora no kutanga ibitekerezo byabo, wenda n'abagabo mu madeba bagirana hakaba hari gishobora kuvamo. Hari rero kwari uko twatangiye kwinjira muri iziriya nzego. Jewe uyu munsi ndi mu nteko, ariko jye natangiriye muri za local government, mu nzego z'ibanze, mu nzego z'abagore, hanyuma mu nzego z'ibanze, hanyuma nza kuba meya w'akarere, hanyuma nza kuva mu by'ubumeya, noneho nzamuka mu nteko. Abantu benshi bari banzi mu kintu cy'uburezi, hari naho n'abagore bagenzi bawe bavugaga turiya mugore twebwe turamushaka hariya agenda ajye hariya, turazi neza ko hari ibyo azatuvugira, hari ibyo azashobora gukora. Rero icyo ngira ngo mvuge ntatinze nuko ntimuzajye mwumva ngo abagore babaye 56% ngo babaye bangahe, ngo muvuge ngo ariko ngo biriya ngo nukubishushanya ngo barabaterura ngo bakabatereka mu myanya. Ntabwo ari byo, never. Ntabwo badutereka mu myanya, iriya myanya turayipiganirwa. Nubwo wenda ikizamura kikayigira kinini, nuko kugira ngo n'abagore batinyuke koko bagire niyo confidence yo kwinjira muri ziriya nzego, habanje gushyirwaho amakota. Kota nubira cyariho nibura 30% bagomba kuba ari abagore mu nteko. Rero 30% y'abadepite 80 ni 24. Iyo myanya ni reserve ku bagore, barayipiganirwa, hanyuma batotsemo bakaza mu nteko. Naho nafata nk'urugero rumwe uyu munsi kuvuga ngo muri province ya Sud, kuko iyo myanya bayirepartiza bakurikije population iri muri province, ariko ubu ngubu muri aya matora abaye ejo bundi muri province y'Amajyepfo twari dufite abakandida b'abagore 29, hatorwamo abagore 6. Ukuri nuko nguko kumeze, niko bimeze. Abagore bariyamamaza bagakora kampanye bagatorwa, abaje bakaza, abasigaye bakazategereza mu bihe bitaha. Rero nicyo nakira ngo nacyo tubamareho impungenge. Tuzi ko igihe kizagera ibyo byakota bikavaho. Ubu ni constitutionnel, biri muri constitution, twabishingiye tubishyira muri constitution, tubishingiye kuri plateforme d'action ya Beijing. Inama yabereye Beijing muri 1995, hagafatwa ibyo bintu byo kuvuga ngo nibura kugira ngo abagore batinyuke nibashyo hayi makota nibura 30%. Twe rero tuhita tubyinjiza no muri constitution, kandi biri muri constitution twebwe tubishyira mu bikorwa bikajya no mu yandi mategeko. Wenda turavuga tuti none ubwo bamaze no gutinyuka, ariko mbabwire ngo abagore mu Rwanda twaratinyutse pe. Yes, abatahaheruka ndagira ngo mbibabwire bya bindi by'imiteto na bya bindi byose uriya yavugaga ngo abigira ngo oya, twaratinyutse, turahari mu nzego zose. Iyi political will ni 30% y'ikota biracyadufasha. Uyu munsi turagenda tugira abana b'abakobwa bemerija biga amashuri bakarangiza bari kapa. Uyu munsi bayobora za institution za leta kandi zikomeye, kandi twarabibonye n'abagabo barabibonye, n'abanyarwanda bose barabibonye ko iriya myanya abagore barimo bayihagazemo neza. Murakoze cyane. Reka nyiri mudufashe twese twubake kiriya gihugu ni icyacu. Murakoze cyane. Murakoze honorable Mukarugema. Turabashimiye kuba mwaje kutuganiriza kuri iki kiganiro cya Ndi Umunyarwanda, ko twese kiratureba. Je vais être brève, mumbabarire ndavanga gatoya mu Kifaransa. Icyo nashaka kuvuga kuri twebwe urubyiruko hano tuba mu mahanga. Nashakaga kuvuga kuri commentaire un peu Dr Habyarimana yavuze biriya bintu yavuze ati komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge twahuje n'urubyiruko. Ni ikintu cyanshimishije cyane, n'ibyo byo kumva yuko ibyo by'abana b'abahutu n'abana b'abatutsi bahuye bakaganira bakumva ko bose ari abanyarwanda. Ariko natwe hano tuba mu mahanga dushobora kuba dufite n'ibindi ntago ari ikibazo,
ariko je veux d'abord citer ko ndakeka ko turi nka kategori eshatu mu bajene muri mu rubyiruko. Hari kategori imwe yabo bumva bakunze u Rwanda rwose, twese turarukunda, ariko bajya no mu Rwanda nta kibazo, bitagoye no kubasobanurira kuvuga ngo mujye mu Rwanda, wumva yuko icyo kibazo cy'abahutu n'abatutsi nacyo nta kibazo, twese turi abanyarwanda. Hakaba n'indi kategori yumva ko ifite ubwoba bwo kujya mu Rwanda. Quand je parle des jeunes bavuye mu Rwanda bakiri bato nkanjye. Hakaba noneho n'abandi bagiye bavuka nyuma ya jenoside après 94. Donc niyo kategori ikaba soit itajya mu Rwanda kubera wenda ababyeyi, famille cyangwa ibyo bumva bituma bagira izo nzitizi zo gutaha. Noneho nanjye nari maze imyaka myinshi ntajya mu Rwanda. Hari nk'abana twiganye mu kigo, bazi mu kigo ni nka za Kankigali, ikigo cy'abasirikare. Hari abo inshuti zacu tujya duhurira mu birori. Hari nabo ngabo kame muri birori tworganiza bakanaza, ariko akakubwira ati ko adashobora kujya mu Rwanda, akumva ko ari ikibazo. Ariko ikiza nanone kumva ko tworganije nka Miss Rwanda akaza, ntago ari urundi Rwanda, ni rwa Rwanda rw'ubu ngubu. Quand même ils reconnaissent, et c'est bien, nayo nindi etape iri kuza buhoro buhoro, ndetse tukanakora n'amatombora yo kuganya amabiye d'avion kujya mu Rwanda. Kubera iki? Ntago ari ukuvuga ngo ni voyage n'iki, yego itike irahenda, ariko iyo ubona umwana mutoya ari kurwanira itike yo kujya mu Rwanda atigeze ajyamo, quand même c'est quelque chose, quand même ça marche. Indi kategori ya gatatu iri akenshi muri babana twakoze mu bamisi n'abamisteri, ni bamwe banavukiye ino, bumva ko u Rwanda ngenda umubirigi bafite, même twese duha bamwe na bamwe dufite iyo crise d'identité yo kumva ko ndi umubirigi, ndi umunyarwanda et tout, bakumva ko ntago bibareba. Ariko petit à petit, c'est vrai, par des petits événements, mumbabarire, jusqu'à maintenant dukora iby'ubusabane. Ariko niyo mpamvu j'aimerais bien vous demander si c'est possible, hari ukuntu mwakora indi session ya Ndi Umunyarwanda ariko itumira urubyiruko cyane, kadusobanurira nk'ibintu by'amateka. Naho ibintu byinshi nanjye nabonye ntarinzi, kadusobanurira tukaza natwe turi benshi, byiza no kumva n'ibibazo by'ibindi, ariko no tugasobanukirwa. Ntiwumve bamwe babandi bumva ngo bababwiye iwabo ibingibi, abandi ngo babyumvisha makuru. Hari nabo nk'abo ngabo wenda bababwira ngo nibataha mu Rwanda bazafungwa etu, kandi baravukiye ino. Ça n'a pas de sens. Alors que wenda yisomera amakuru gusa asebye avuga ibibi, ntasome n'amakuru avuga ibyiza. C'est dommage. Muri ya kategori ya mbere rero itegura ibintu byinshi, harimo aba young Rwandan professionals, abakora job in Rwanda, bataha bagakora amaproje meza menshi yubaka igihugu cyabo. Même ejo bundi muri December hari forum yitwa Diaspora Investment Forum, izabera muri Serena le 16 December. N'aba jeune bari kwiorganiza hamwe na RDGN. Donc abazaba bari mu Rwanda muri December muratumiwe, muhawe ikaze kwa aho ngaho. Mushaka mufite ama projet yo kuinvestisa mu gihugu. C'est pas seulement investissement, hari abumva ko ari économique, ari développement du pays, ari amafaranga. Ariko hari nk'abafite ubumenyi, transfert de compétences, de connaissances, ça c'est bien aussi. Pourquoi ne pas un jour umuntu akumva ko ashobora gukora job d'été au Rwanda, ukagenda ugakora job ukishima kandi ugapasa na vacances nziza. Alors mumbabarire ngiye kurangiza pour être bref. Muri iyo kategori ya mbere turimo turategura séance d'information yerekeye icyo forum izabera i Kigali. Abazabishobora bazaze, c'est samedi prochain le 7 décembre à l'ambassade du Rwanda. Donc hazaba na za témoignages z'abagiye bajyayo mbere bakinvestisa. Les amis du Rwanda aussi sont les bienvenus. Iki ni igihugu ejo bundi ni twebwe Rwanda rw'ejo. Ejo bundi abantu bazaba bari kurwanirira kwinvestisamo. Mureke dutanguranwe twebwe tujyeyo.
tugire ibyo dukora amaproje ibintu twize hano byose byinshi ntitubikorere abazungu gusa tubikorere igihugu cyacu murakoze. Urakoze Sandrine, ijambo ryawe rwose rirasobanutse.